Ndagusuje mukunzi wa KP Report, nkomeza kugushimira wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel. Nguhaye ikaze mu nkuru y'umunsi kuri KP Report. Mu buvanganzo bwo mu ndimi zitandukanye zo mu bihugu byose byo ku isi, hibandamo by'umwihariko inkuru z'urukundo hagati y'abagabo n'abagore. Hari ibintu bibiri izi nkuru z'urukundo akenshi ziba ari impimbano ziba zihuriyeho. Kimwe muri ibi ni uko izi nkuru zirangira zibabaje. Icya kabiri ni uko zirangira zishimishije bitewe n'icyo umuntu yakwita intsinzi y'urukundo igerwaho n'abakundana nyuma y'urugendo rurerure rw'urukundo rwuje ibigeragezo aba bombi bacamo bakabirenga bakanambanaho ntihagire uhemukira undi kabone n'ubwo rimwe na rimwe baba bashobora no kuhasiga ubuzima. Ku itariki ya 14 Gashyantare buri mwaka abanyarwanda bakundana bo ku isi bizihiza umunsi w'abakundana witiriwe Mutagatifu Valante, wari umupadiri w'i Roma wishwe azira ko yasezeranyaga abakundanaga bashaka kubana mu gihe byari byarabujijwe n'umwami w'i Roma witwaga Claude wa II Le Gothique wategetse Roma kuva mu mwaka wa 268 kugera muri 270. Mu gihe uyu munsi wizihizwa, KP Report irakubarira inkuru y'urukundo itari impimbano iri mu mateka y'u Rwanda, wagereranya na zimwe muzo ushobora kuba warasomye, warumvise, wahagazeho, warabariwe cyangwa ukaba warayibonye muri filime. Iyi yasize umugani uzwi cyane mu Rwanda, ivugwamo umwana w'umwami Rujugira wakunze umukobwa wo muri rubanda rugufi Kalira wari umaze igihe gito ashyingiwe, akamurongora maze yamugeza mu rugo ise Yuhi wa II Mazimpaka nawe akamukunda, akamumwambura akamurongora. Gusa abakuru bakaza kumvisha Mazimpaka ko akwiye kurekera umuhungu we Rujugira, maze akabyemera agonona. Icyo navuga iyi nkuru ihuriyeho n'izindi nyinshi z'urukundo ni uko nayo irangira ibabaje ukurikije uburyo Rujugira yakunze Kalira akiri umuntu usanzwe, nyamara yamara kuba umwami ntibabashe gukomeza kubana ngo akomeze akundane yibanire mu munyenga w'urukundo. N'umugore yarakundwakaje, umwe ari umwami undi ari umwamikazi, byari no gutuma wenda nyuma yaho Kalira yari kuzavamo umugabekazi. Mbere y'uko nkugezaho iyi nkuru ariko ndagira ngo mbanze nkubwire abantu batatu b'ingenzi bayivugwamo abari bo. Uwa mbere ni Rujugira. Uyu yari igikomangoma ariko cyaje kuba umwami, nyuma ahabwa izina rya Cyilima ryahabwaga abami b'inka. Nk'uko urutonde rw'abami bategetse u Rwanda rwashyizwe ahagaragara na Musenyeri Alexis Kagame mu gitabo cye yise Un abrégé de l'ethno-histoire du Rwanda ibigaragaza, Cyilima wa II Rujugira ni umwami wategetse u Rwanda kuva mu mwaka w'1675 kugeza mu w'1708. Akaba ari umwami wa 19 kuri uru rutonde ubariyemo n'abami b'imishumi. Cyilima wa II Rujugira azwiho kuba yarategetse u Rwanda mu gihe rwari rwugarijwe cyane n'ibihugu byari birukikije birimo by'umwihariko u Burundi, u Bugesera bwari butaraba u Rwanda, Indorwa n'ibindi, bitewe n'uko byari byarishyize hamwe ngo bimurwanye. Cyilima Rujugira azwiho kuba ari we wavuze ijambo rikomeye riha abanyarwanda akanyabugabo rigira riti "U Rwanda ruratera ntiruterwa". Muri iyi nkuru bigoranye kubonera amafoto cyangwa amashusho yayiherekeza, twakoresheje ifoto y'umwami Mutara wa III Rudahigwa ari kumwe n'umwamikazi Rozaliya Gicanda, kuko Rudahigwa uyu yari umwami w'inka kimwe na Cyilima wa II Rujugira, ndetse akaba ari nawe wamuhambishije, kuko ubwiru bwategekaga ko umwami witwa Cyilima ahambisha uwitwa Mutara, uwitwa Mutara nawe akazahambisha uwitwa Cyilima. Gusa bikaba bitarashobotse ko Mutara wa II Rwogera atabariza Cyilima Rujugira, kuko yatanze atarabikora, bikaba ngombwa ko hategerezwa undi witwa Mutara, uwo rero akaba ari Rudahigwa. Undi uvugwa muri iyi nkuru ni Kalira. Nk'uko muri hano
Benedigito abivuga mu gitabo yise Ibirari by'Insigamigani cya mbere. Kalira yari umukobwa wo muri rubanda rugufi, gusa ngo yarushaga uburanga abakobwa bose bari mu Rwanda mu gihe ibivugwa muri iyi nkuru byabaga. Kalira azahora yibukwa mu mateka y'u Rwanda kubera uburyo yabengutswe ndetse akarongorwa n'abami babiri, byanatumye ahabwa izina rw'abami. Uyu kandi aba bami bamurongoye bamwatse undi mugabo bari bamaze igihe gito bashyingiwe bataranabyarana. Icyo twakongeraho ni uko mu bana babiri Kalira yabyaranye na Rujugira harimo na Sharangabo se w'Abajeyi. Uyu bacaho umugani bavuga umuntu warezwe ateteshwa birenze urugero maze bikamugira umupfayongo. Uyu Sharangabo kandi ni sekuruza w'abo mu nzu yo mu bwoko bw'Abanyiginya bazwi nk'Abasharangabo, kuko bose ariwe bakomokaho bakanamwitirirwa, maze bakajya bavuga bati runaka cyangwa nyirarunaka yarezwe Bajeyi. Uwa gatatu w'ingenzi uvugwa muri iyi nkuru ni Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Mazimpaka uyu ni umwami watwaye u Rwanda kuva mu mwaka w'1642 kugeza mu w'1675 nk'uko igitabo cya Alexis Kagame cyavuzwe haruguru kibigaragaza. Yuhi Mazimpaka azwiho kuba ari umwami wari ufite uburanga buhebuje, gusa nanone akaba azwi nk'umwami wagiraga amakaburo. Uburwayi bwo mu mutwe bw'umwami bwanatumye yica umuhungu we Musigwa yakundaga cyane ku manywa y'ihangu amwikanzemo umujura. Byanatumye asiga igisigo cyamamaye cyane cyitwa Singikunda ukundi, dore ko uyu mwami yari n'umusizi w'umuhanga cyane. Dore uko iyi nkuru iteye. Iyi nkuru ivugwamo urukundo rwa Rujugira n'umugore witwaga Kalira ariko rutarambye. Uwo mugore Kalira ngo yari mwiza cyane kuruta abagore n'abakobwa bariho icyo gihe, ariko akaba uwo muri rubanda rugufi. Se yari umwega w'umuhenda akitwa Abanyaga ba Gahenda, ari mu rwego rw'abakene. Kalira yari amaze kuba inkumi arasabwa nanone muri rubanda rugufi. Hashize iminsi arashyingirwa. Umuhungu wamurongoye yari yarapfushije nyina, amaze kurongora na se arapfa, asigarana n'umugore we na murumuna we bakurikirana. Nuko Kalira arakundwakara cyane. Bukeye umugabo abwira murumuna we ati ndagira ngo ngusabire nawe urongore, ejo tutazamara inka ntaragushyingira nkaba ngize nabi ari njye wasigaye mu mwanya w'ababyeyi bacu. Murumuna we aramuhakanira ati dufite inka nkeya cyane kandi dufite umugore utadukwiye, nimara kurongora tuzagabana turiya duka, mukeba we tumukamire izo Kalira yari yihariye bazikamane, bizatuma anywa umujago ananuke, maze abantu bajye baducaho umugani ngo twabonye umugore tunanirwa kumutunga, ndetse n'ibirimba bamudutware kuko tumukenesheje. Ati ubwanjye reka dutunge Kalira tumukamire inka zacu zose, nizimara kugwira uzabone kunshakira tubone no kugabana. Bemeranywa batyo. Nuko bibaho. Hashize igihe gito Rujugira ajya guhiga, ahigukana mu karere Kalira yashyingiwemo. Ageze hafi y'urugo rwabo aruhukira mu biti by'iminyinya byari inyuma y'umuharuro. Ubwo umugabo wa Kalira n'umugabo wabo bari bashokeye inka zabo. Rujugira ahagera amaze gusonza, impamba ye yari yashize. Abwira umusore umutwaje itabi ngo ajye kumutekerera. Uwo muhungu ageze mu rugo Kalira arimo, asanga inyana zavuye mu biraro zikina mu rugo. Yagerageza uko yazisubizamo bikamunanira, kuko yafataga imwe akayishyira mu kiraro agakinga, yongera gushukashuka indi ayisangisha iya mbere yakinguriye abanje mu kiraro ikisohokera. Zikomeza kumurushya zityo, uwo mugaragu wa Rujugira abibonye aramufasha, bazishyira mu biraro, bazipfundikira ubwatsi. Barangije Kalira amubaza aho aturutse. Undi amubwira ko ari kumwe n'umwana w'umwami Rujugira, akaba aje kumutekerera itabi. Kalira ati ngwino mbanze nguhembe kuko wamfashije umurimo wari wananiye. Amujyana mu nzu amuha amata, amaze kunywa ashyira Rujugira itabi. Amubajije icyamutindije, undi ati
icyantindije iyo aba ari wowe wakibonye nk'uko nakibonye ntiwagisigaga. Rujugira ati ese wabonye kintu ki? Amutekerereza ukuntu yabonye umukobwa mwiza cyane kandi w'umunyangeso nziza, mbese aramumuratira binonosoye. Rujugira amatsiko amutera koroherwa, asubizayo uwo muhungu ngo ajye kumuvunyishiriza. Aragenda abwira Kalira ati Rujugira ngo aragusaba aho yugama izuba. Undi ati genda umubwire aze aryugame. Rujugira aragenda, Kalira amubonye ati ngo wugame. Arahaguruka bararamukanya, asubira inyuma y'inzugi aho bari bashyize intebe aricara. Kalira nawe yicara imbere y'inzugi mu kirambi. Baganira batarebana, Rujugira yicwa n'amatsiko yo kumureba neza. Kalira nawe agatinya kumubwira ngo amuhe amata kandi abona ashonje. Yibwiraga ati naturuka yo kubwira umwana w'umwami ngo ngwino nguhe amata kandi ntari umuntu uzi. Ko Rujugira yifuza kubona Kalira, nako Kalira yifuzaga gufungurira Rujugira kuko yabonaga ko akeneye kubona icyayi. Nuko bikomeza bityo, bose bagisha imitima inama y'icyo bashobora gukora kugira ngo bombi bagere ku cyo bifuza. Bitinze Rujugira aramubwira ati ndashaka kugusezeraho kandi nagushimiye cyane kuko wanyakiriye neza ukanganiriza singira irungu. Ati ariko kandi niyemeje kuguha ibihembo bikomeye, maze rero nkaba ngusabye ko wanyereka nkakureba kandi ukambwira n'izina ryawe n'iry'umugabo wawe, nkagenda amenya uwangiriye neza uwo ari we. Ati kandi n'uwo nzaguhera ibihembo nkazamubwira uwo abinshikiririza. Kalira aramusubiza ati ibyo unsabye byose ndabigukorera, ariko nanjye icyo ngusaba unyemerere ukimpe. Rujugira arabyemera. Kalira akenyera uruhu rwe neza, arakondora amusanga mu muryango. Undi arahaguruka bararamukanya. Rujugira aramukomeza. Kalira yashaka kwiyunyungushura ngo yisubize mu kirambi, undi akanga ati guma aha tuganire turebana, kandi niba ukajya mu kirambi turahajyana. Kalira bimushoboye aremera aguma mu muryango. Noneho Rujugira arakunda amwitegereza neza, aramubenguka. Kalira abonye ko umwana w'umwami yamukunze, aramubwira ati dore ibyo wantegetse nabyemeye, none nawe ndagusaba unyemerere nguhe amata kuko nta nzoga mfite. Nusanga arimo abuyareke, kandi ninyagohera mu kitoze nabwo ntuyanywe. Rujugira kuko yari yamukunze birengutse aramwemerera. Nuko Kalira aragenda asuka amata, aramuhamagara. Undi amusanga mu kirambi arayakira. Kugira ngo yereke Kalira ko yamukunze cyane, aramubwira ati ngwino dusangire nkwereke ko ari nta gasuzuguro ngufitiye. Kalira aramwemerera, barasangira. Barangije kunywa, Rujugira arasohoka ahamagara abagaragu be 3, abatuma ku batware 3 begeranye n'aho Kalira ari ngo bamwoherereze ingobyi n'abahetsi bo kumuheka kuko arwariye mu nzira. Abantu baragenda bavuga ubutumwa, abahetsi barashakwa baraboneka, babohereza n'ingobyi. Bakiri mu nzira, abagabo ba Kalira bakukira inka. Bageze hafi y'iwabo babona agaharo kabo kuzuye abantu, baza bikandagira bibaza icyahabaye. Bahageze bababwira ko bari kumwe na Rujugira. Bajya mu rugo batura amazi bakukanye imbere y'umuryango, binjira mu nzu baramukanya na Rujugira. Baratambuka basuhuza Kalira. Ubwo abahetsi baba basesekaye mu rugo n'ingobyi. Rujugira arababwira ati nimukure imijishi mu ngobyi muyitambukane, mushyiremo umuntu musanga mu kirambi, umuheke tugende izuba rimaze guhuma. Kalira n'umugabo we n'umugabo wabo babyumvise barikanga bagwa mu kantu. Ubwo abahetsi batambukana ingobyi banaguriramo Kalira. Abagabo be bagize ngo baratera amahane barabafata. Kalira baramuheka ariko afite agahinda n'amarira menshi, ababajwe nuko ataye abagabo be mu rujijo. Rujugira abonye ingobyi ya Kalira imaze kurenga, abwira abagabo be ati ndabaha inka 2 n'umusozi maze muwutureho, mwishakire abandi bagore, naho uriya we ndamubatwaye. Abahungu baranga,
bihuta bajya ku ijuru rya Kamonyi kuregera Mazimpaka. Nuko Rujugira ajyana Kalira, amugejeje iwe atumira bene se n'inshuti ze ngo bamutahire ubukwe, ngo bamuzanire n'inzoga zo kumutwerera. Abantu benshi barashika, abagore, abakobwa n'abasore n'abana. Byose bimaze kwegerana, Rujugira ababwira icyo yabatumiriye ati: uyu munsi nabonye umugeni unteye ubwuzu mu mutima, none nabatumiriye kumbera bakwe ngo twishimane. Abatekerereza uko yamwambuye umugabo we, kandi ariko akaba yagiye ibwami kurega. Igitaramo kiratangira, abagore n'abakobwa basanga Kalira, abagabo bato n'abakuru bateranira ikambere hamwe na Rujugira. Ijoro bararikesha, barabyukurutsa, ibirori birangiye abataha barataha. Rujugira asigana n'umugore we Kalira. Ubukwe butaha butyo. Bimaze iminsi haza intumwa yo kwa Mazimpaka ngo Rujugira naze yitabe ibwami. Arahaguruka ajya kwitaba se. Agezeyo aramutonganya kuko yagize urugomo akambura umuntu umugore we. Rujugira abaza se ati: mbese nicyo mwantumiriraga? Undi ati: nta kindi, subiza umunyarwanda umugore we. Rujugira aratakamba ati: aho kumurekura ahubwo mumushyingire umugeni mwari mwarangeneye, ariko mundekere uwo musumbakazi. Ati: kandi namuhaye inka 16 zo kumuriha, izo yakoye arazanga. Mazimpaka abaza uwo muhungu ati: ntiwakwemera ko ngushyingira undi mugeni wishakiye mu bari mu rugo rwanjye, cyangwa ahandi waba umuzi, aguha n'inka n'imisozi bikaba ingurane z'uwo mugore wawe Rujugira yatwaye? Umuhungu ati: nyagasani, ibyo byose mubireke, ariko munsubize umugore wanjye. Mazimpaka atangira kwibaza uko uwo mugore wabaye ikotanira se. Aramutumiza, Rujugira aramurimbisha, aramuribagiza. Baramuheka ajya ibwami. Mazimpaka amubonye asanga ni mwiza wese, nawe aramubenguka cyane ati: uyu mugeni akwiye umwami, mwese ndamubatse. Umugabo wa mbere wa Kalira abwira Mazimpaka ati: umugeni ndamutanze, ariko ni mu ntegeko uko mbaye. Mazimpaka ati: n'ubundi nakubwiye ko nguha inka n'imisozi nkagushyingira, aba ari wowe wanga. Undi ati: noneho ndabyemeye. Bamuha ibyo bamusezeranije areguka. Ariko na Rujugira ntiyatahana Kalira, asigaranwa na Mazimpaka. Umuhungu wabibonye atyo, kuva ubwo yanga kurya yanga kunywa, ananirwa gusinzira kubera kwibuka Kalira bamwambuye amanzaganya. Abantu bakuru babibonye barikora bajya ibwami. Babaza Mazimpaka icyamuteye kwambura umwana kizira, bati: kuki uwo mugore utamushubije uwamurongoye, kandi ntumurekere Rujugira umwishumbakarije, ahubwo ukamwitwarira, none umuhungu wawe akaba agiye kwicwa n'agahinda? Mazimpaka ati: nanze kubatera ishyari mu banyaga bombi. Bati: none se ko umwe wamuhaye umusozi ukamuha inka n'umugeni ikaba indishyi, undi wabaye ati? Bati: bihemukira umwana, musubiza umugore yironkeye. Nuko Mazimpaka abuze uko abigira, aremera yohereza Kalira kwa Rujugira, ndetse n'abakwe n'ibishyingiranwa byinshi. Ariko akajya amara iminsi, akajya guhakwa na sebukwe kuko yari yarabitegetse Rujugira. Gusa yagenda ntazi ubusa, akazana inka nyinshi, ndetse bituma Rujugira atona kuri se cyane, aragwa Karinga ngo azabe ari we uba umwami w'u Rwanda. Ubwo Kalira bamwita Rwabami kuko yashatswe na Mazimpaka ari umwami, kandi n'umugabo we Rujugira akaragwa ubwami. Ubwo rero yabaye umugore w'abami babiri. Yarakundwakaye cyane birengutse, aruta bakeba be bose, abyarana na Rujugira umuhungu witwa Sharangabo, sekuruza w'Abasharangabo, n'umukobwa witwaga Murikana. Tubibutse ko Sharangabo uyu ari we wabyaye Bajeyi, nawe waje gusiga umugani. Aho rero Rujugira amariye kumuvukana no kuraga ubwami, ifuha rya se Mazimpaka bituma acika mu Rwanda atarima ingoma.
yamuhunze amaze kumwicira imfizi atinya ko yamukurikiza undi muhungu we witwaga Musigo, we yakurijeho igisigo cyitwa singikunda ukundi, nkunda ibyo nkunze ntibinkundire, aho kunkunda birankuka bikajya ikamagoma ukungika iyo kure, ukundi kitagukunda ni imvura igwa mu ishyamba. Ubwo ngo muri iyo minsi Rujugira yatirimukiye mu rugo rwa se, asohotse imfizi yamaze impaka yarubagamo ihagarara ku ruhamo rw'umuryango imubuza kugenda. Abuze uko abigenza ayitera icumu kugira ngo imubise agende, hato Mazimpaka atazamusanga aho akamugira nk'uw'ejo. Amaze kuyigusha ajya kubwira Kalira ibyago agize ati none ibyiza ni ugucika. Nuko Kalira akora ku mwana wabo Sharangabo na Gashike Murikanwa, ashaka inzoga mu gacuma, itabi, urushingo, inkono idakwikiye n'umuheha udasohoye, ashyira mu gaseke, akorera umugaragu wabo Ndabaramiye wari utuye Igihinga na Ruzege ashyira nzira. Bageze mu bihembe bya Rugarika, Rujugira ati mfite inyota. Umugore aramuseka ati kutazi aho amazi ari muri iri shyamba ubona byagenda bite? Avana inzoga mu gaseke aramuha. Rujugira arasoma ariruhutsa ati uwampa n'agatabi. Kalira akora mu gaseke azana itabi aramuha. Rujugira ati ko nta nkono y'itabi mfite. Kalira azana ya indi idakwikiye n'umuheha udasohoye. Rujugira ati uyu muheha udasohoye tuwunywesha dute? Kalira azana icyuma gica inzara barawubaza, bakaraga urushingo baracana. Bamaze kuruhuka bakomeza urugendo berekeza i Bugesera n'Igisaka. Ndabaramiye ati enda twigire hirya nkubwire ubutumwa bwe. Rujugira akaba yabuguzaga, ahagurukana ubusoro mu ntoki, Ndabaramiye akagenda amushukashuka, barinda bagera ku cyambu cya Busoro, niko hiswe kuva ubwo, munsi ya Mugina wa Jenda na Kabugondo. Bahagera Rujugira amaze gukenga ibyo Ndabaramiye amushakira, yiyumvira amarenga y'umugore we, ubusoro abujugunya mu ruzi, agaruka i Rwanda rwa Kamonyi, yima ingoma ya se na sekuru yitwa Cyilima. Ubwo ariko akijya kwima ingoma, umugore we Kalira abiru baramunywesheje, bamuha uburozi arapfa, kuko atashoboraga gusubirana n'umugabo we kandi baracikanye. Mu Rwanda byari umuziro w'uko umugore bahunganye bahungukana, bamutaga mu mugezi cyangwa se agahama ishyanga. Rujugira rero yumvise ako kageni Kalira yapfuye, niko kuvuga ijambo ry'umubabaro ati ntabyera ngo de, iyo nima Karinga ndi kumwe na Kalira. Yashakaga kuvuga ko abonye ikuzo ry'u Rwanda, ariko ibizazane bikamwinjira. Ntabyishimanemo na Kalira yari yariziritseho, bakanaruhanira ishyanga. Ubwo rero ntiyagize amahirwe y'uruhehemure, kuko yavanze impundu n'amarira. Icyo cyatumye avuga ngo ntabyera ngo de, ntawe utunganirwa na byose. Iyi nkuru tuyikesha igitabo Ibirari by'Insigamigani cyanditswe na Murihano Benedicto. Ndakwibutsa kandi ko kuri KP Reports tukugezaho inkuru y'umunsi ibikubiyemo isomo ry'ubuzima. Ndagushishikariza gukanda subscribe kuri KP Reports kugira ngo ujye uba mu ba mbere wumve ibiganiro byacu. Ndagushimiye, ari nako nkwifuriza guhirwa mu rukundo. Urakarama.